turarwana kukurera no korora. Korora bifasha umubyeyi, korora bifasha umurwayi, korora biraturerera. Mwitumara umutungo mujya kubaga inyama natwe ntabwo biryoha. Urugero habaye Rwanda rwashaka gushyira urwura ahangaha ahubaka ikiraro bamaze kuhatsindira umuntu w'umutware wa Rina ahubaka ikiraro bamaze kuhatsindira nibwo bati turashaka umuntu udafite amatiku uwari sogokuru ati ndamubahanguriye ugahuta bati kabarama aturi abanyarwanda bacu ndahira bandi bampaye impano zirahari nta kubeshya koko nagezeyo naravunitse rutaremara umva nawe uko kudavunika mu mutima hababaye uriya muco y'abana bake nabo imico ya kera yari myiza ubwo bivuze ko imico ihari ubu ngubu uwezi iyo terambere ryiyongereyeho ariko imico y'abo basore bake bivuga n'iy'abubu biratandukanye nababwiye ngo abana nareze mfite abana 9 harimo n'abanjye 3 abanjye ni bane harimo n'abaneza abana 9 aho kuyonga n'abasaza ndazana abana mwese ngo ntawananira umugiye abana muriye mu nzanda mbona muri basaba ariko guhana yazahije mu myaka ariko umwe yagiye umushuko mwumva vuba niba ngomba nkitsibika abo basaza ntifite abana bari kubwira abana umuntu wonyeshumbushe ninde koko ntago mbaka bitsinze ariko ibyo ari byo byose bitsinze bambira mwashumbushe sinzi ngo mwashumbushe ari Emmanuel ibyo byukusenge nibyo numva naga yandu yumva ibindi ndaryumva ariko iryo nibyo ni irishya nge nakumva yuko nahoze ibyo nkutekereza byari mu muco kavukire n'abantu bakuru bari batugize n'ubu nibyo turiho tugenderaho n'abaturanyi bazi ko mu gihugu hari abantu b'abanyakuri abanyakuri bavuga ukuri barimo uwo mugabo wari uwa mbere mu gihugu wa Butogo urukaryi n'ubuganza rwari imiryango yari ihari yose yamwubahaga cyane bamurahiraga cyane n'umuzungu batungaga n'abapadiri bamagana babyigana bumva ko ari ibintu by'umuco mu gihugu cyacu bati turahera rwabusabo natwe kuko bati abandi babizi bati sinka gusa nta kamaro dufitiye hose mwaramwemeraga mwese nawe dawidi ubwe yavuga ko amurahira ko nta cyaruta rwabutogo mu gihugu no mu isezera rye bamuherekeje yambwiye ati shati ikintu cya mbere n'amazi yahagaze aho arabyerekana ati rwabutogo atariho muri iki gihugu ibiza mu gihugu cyacu nta bimeze uwo mugabo yari ingenzi imana yari yaramuhaye yego ariko byari ni impano yari afite no mu baturanyi yo guca imanza hose nta kintu yari ananiwe harya ngo yaratuye muri Rwamagana ubundi hano se muri Rwamagana ni muri Rwamagana ariko iwe harya misiyoni iri harya hose kugera ku byubaka bijya bihari ahari uretse ko baratoteje no kugera ku giti cyiwe bararimbura bageze aho bahacukurira urwobo rw'imbwa bageze aho kuzaraba igihugu ariko wigeze kumbwira ku kantu ngo bagutanzemo urugero ubwaha mu birembo ntarakurikiwe ariko hano niho kavukire aha niho kavukire hano niho kavukire kandi ni ukuvuga ngo mwese twese hano tuvuga twese turi gakondo ubwo natangwagaho urugero habaye Rwanda rwashaka gushyira urwura ahangaha ahubaka ikiraro bamaze kuhatsindira umuntu w'umutware wa Rina ahubaka ikiraro bamaze kuhatsindira nibwo bati turashaka umuntu udafite amatiku uwari sogokuru ati ndamubahanguriye ugahuta bati kabarama aturiye kuko nta matiku afite nibwo batuye nguyu ati urubyiruko nirwo ruzakomeza gufasha igihugu kugeza aho dushaka
tugomba kurera neza turarwana ku kurera no korora korora bifasha umubyeyi korora bifasha umurwayi korora biraturerera mwitumara umutungo mujya kuwubaga inyama natwe ntabwo biryoha Numvise byari biriho ko bafataga inka ariho hose bakajya kubaga ni narwo rubanza rwabereye rwa Deburugarabu barwitaga uwo muzungu ariko niwe wenyine wakoraga uwo murimo n'abakozi be ariko yakoreraga bene wabo baba ba misiyoni baba abandi yarabagaga akabagaburira inyama bari bazi ko inyama arizo gaciro bikomokaho yabitanze kandi bari basanzwe babizi koko ko kurera neza nangwa abasore mu gihugu nibo bahuriraga niba bakora ariko yabitanzeho urugero yereka abazungu ko badashobora kubarusha kurera abana babo badashobora kubaca ku mata y'igihugu cyabo yego inka batarashobora kubaca no kuri izo nka kuko bazibaze bagafata inka n'ubwo aba ari imbyeyi bakajya kubaga kandi ntibyabagaho mbere kandi byakomotse ku nka bavanye inaha mu rugo iwacu bayijyana ari imbyeyi isigaye yabira bahuriye basanga bamaze kuyitema rudahuga ahageze asanga amata yuzuye nibwo yaje kuba ahubwo ngo awuteho bakiranuraho ujya kwicara hafi nibwo abahakanye ati umunyekongo ntazi iby'ubuhorezi ntazi ikirera abana bacu umufaransa ntahahuriye nabyo murishakira inyama turashaka amata kuko ubwo nibwo batsindiye amata berekana ko amata afite kurera abana afite gufasha ababyeyi afite gufasha abarwayi n'abishima arabafasha ariko inyama ntabwo waziha umwana ngo umurebe umwana muto ntabwo wazana inyama ngo uyimuha arayitinya ngo ni igikoko ariko uzanye amata yayakira akamuha cyane duhita nini nahitamo amata wabaga buri munsi ukorera kukabaho abanyekongo n'abafaransa turananiranywe korora no kurera yarerwiye rwawutongo ariko ati urumva rudari rwagiraga imbaduko aramubwira ati umwami w'u Rwanda ndakurahirije muntu w'akabari yari yarakaye biturutse kuri data yari umusore ubwo afashe umuheto kurasa umwe muri abo banyekongo uzi ko icyo gihe bagendanaga imiheto abo bantu bagendanaga imiheto noneho sinzi wo muri abo ati nyamuna mukabutire mufate umuntu inzi dushaka amaraso bagiye guhatisha byari ngombwa ko uriya muntu agwa aho inka nasanze kwiseta n'amata y'iseta ni ukubona umwana w'umuntu arira n'uriya mwana umubyara nta fori y'umuhitsi gusa muramubuza akazanga mumutikije nawe ati uretse ko rwabutogo nibyo natwe ni umubyeyi ariko hari hakwiye gufata intwaro twafataga intwaro bagafata izindi bakatwica tugashyiraho ariko intwaro zacu n'ubwoba biyemera abafaransa n'abanyekongo bati mutahe ubworozi n'uburezi bwacu ntibubareba ariko ntibwongere ngo busubire noneho bwongere buganze bwaragabanyutse ubwo wumva igihugu n'abagikurikiranye hose kugeza ubu ubwo urubyiruko ruvugwa ni inshingano zacu tugwa mu birego ubwo bavuga ko ntaho twahereye mu bikorwa bisangwa ntaho ariko mu mitima ababizi babitekerezaga urubyiruko ni nako gutekereza ko igihugu cy'u Rwanda nta handi kizakomoka uretse ku rubyiruko yego none se nshaka kubaza wenda hagati ubundi twese muri bakuru twe turi abana navuga ko turi abana ubundi urubyiruko rw'iyi minsi murubona hari ahantu rwagize igihugu mubona hari ahantu nyine bizahagera nta kutinyi uburezi buri mu birembo ni naho ibyo byaberaga
wa kera n'urw'ubu uko ndubona wenda urubona wenda kabari urajijutse cyane wenda reka mwisubize ntamuvuna wenda fata urwo urajijutse wese mugire none batu uko byumva ko umusaza bivuze n'umufate bw'ibihugu nawe wabitandukanye mwirogoya buri cy'umwana muyibwirire neza umusaza ushaka gusobanura ikiriho kizima ushobora gukurikirana cyabo nuko umuco w'igihugu iyo ubona ukurikirana ntugire ngo inyigisho ku bana zirahaza gusa hatariho umuco w'igihugu inshingano dufite mu gihugu cyacu ni umuco umuco uzana urukundo uzana umubano umenya akavukire icyo bisobanura n'abakorera igihugu cyabo n'abarera abarezi abarimu n'abarinda igihugu bamenya ko umuco w'igihugu ari mukuru kandi umuco ni ngombwa kuri buri wese ariko mu bigaragara ni uko ngiye umuco kandi si nturobanura yego umuco ngiye bitewe n'uko mbibona wenda mvuge ku rubyiruko uruhare rwanjye mbona ugenda ucika wararangiye aho umuco ugenda ucika wararangiye neza ariko hari n'abandi mu rundi ruhande hari n'abawigisha hari abo wigisha gusa hari abadutegetse ngo tuvuye uwo muco nta n'uburezi bwose budashaka gufata hari n'abawigisha bikurikiye n'amateka yagiye abaho n'ibyagiye bibaho kera hari abigisha ngo biriya byabaye umuntu akabyumva ni ukuvuga kuvanaho umuntu yari ari kumushyira aho igihe kigiye tugezemo iterambere aho ryari riri urabona igihe iterambere rya kera urabona kera twajyaga imusha ariho hari ubuyobozi buri hano iwacu n'ivuriro riri iwacu n'amashuri ari iwacu n'ibibi n'ubundi barabivuga ubu binanga ariko ntabwo ariko nabivuga inanga ubu utakira mu bwonko bwe ni ku giti cye ariko uruhare runini rufite ahantu rwerekana igihugu aho cyavuye n'aho kigeze ubu mu iterambere yego umusaza twakwineganya ijambo none ibyo by'amerika byemewe pe biriho pe ibyakeswe byinshi ariko hari aho bitandukanye hari aho mwahereye mu isangire ni ku mico y'abana n'ubu n'abakera n'abana bakera pe yabo iterambere uvuga urumva ko biri kabiri iterambere ryo rirahanitse cyane ko ntabwo ibintu bya kera n'ibyo akavuze bati moto zari zakabaho hari akamodoka hari bakoreshaga amaguru ariko bakabishobora ukava hano ariko ukavuga ukava hano barabishobora ariko ukava no mu modoka ukava hano jugujugu ni Kigali yo kuva hano n'amaguru ukagera Kigali nicyo ubushake twabona wenda cyongereyeho ariko muri ya mico ariho ngarutse muri ya mico y'abana bacya n'abubu imico ya kera yari myiza ubwo bivuze ko imico ihari ubu ngubu uwezi iyo terambere ryiyongereyeho ariko imico y'abo basore ba kera uvuga n'iy'abubu biratandukanye kandi mu bigaragara nuko imico ya kera bizeye ko inyigisho ziriho zose ziratandukana n'umwana nta burezi budashaka umuco w'igihugu reka nkwiye nk'akantu gato wenda ntuze nk'amuntu kandi bitaba b'abasore imirimo yagakoze nakoze nkiri muto wamara ujyaye burya n'incungu burya aba ncunguye yego patsi ajya kuvoma anywa ishokere ari kuri imirimo yose ishoboka none se kora buri kanya karimo kose kandi afite abana yarabyaye ni umuco ibyo si umuco nanjye sinabishyigikira ari byewe gusa njye hari ikibazo numva nabaza nk'ababyeyi b'abamama kuko bavuga ngo nimwe mugira urukundo cyane mukunda abana mugira iyo umwana atangiye kwerekwa akamaro k'ikigendererwa mu muryango nanone n'imikurire ye akura nk'uko umwana wawe ashobora kutakureberaho
iyo akureba waravutse worora inka ukunda inka umwana wawe yabuze azabe gutya ntankagira wamuha ntakurahire nk'uko yumva abandi barahira ababyeyi babo iyo utamubonye mu rugo aho ngaho ubura mucenguruka burya no guhamagara aya ni amarinete nuko utanabizi bigeze koza umwana dore abantu bose barebera hasi n'indabariro we niwo muco wa kera ubu ngubu yabikora iyo atanabigira ahubwo birangira bararibaza kutayegera ni ukutimenya nabo ubwo batigera ikibazo aho umva ibyo ari byo bibagoye kandi niwe wikora buri kimwe inka afite mu rugoso nuko wa mwana yabishushe nyine harabaza hari ikintu kimeze nabi ibyo dufite none se ko nabonye muri make habayeho ubu ngubu abana barikunda cyane kuko bakunda umuryango hari akandi kongerwagaho niko sha akongerwagaho utazi so w'imbwa ntabwo uwo mugani mu bavuye so w'imbwa ntaga ntabwo muzi uwo mugani uzabona wavuye wavuye ko so w'imbwa ntaga asanzwe ariyo ari muzima iyo yapfuye ashyira mu bana b'amadeni arapfuye musigaye muniyikopesha n'isanduka n'ibiki byose icyo bishatse kuvuga ko byumva buriya biratandukanye oya uko ubyumva na umva uko ubyumva ni uko nanjye mfite uko ubyumva so w'imbwa ntaga reka tubyigeho hari intera hajya habanza umwe avuga iki nava undi havuga undi iyo tuze guhitamo igishoboka turaza kumva kuri kumwe burese ni babiri abanzi b'umwana rero bavuga ngo so w'imbwa ntagapfe kimuvuga ngo se bavuga ngo so wenda n'imbwa ari muzima n'ubundi igihe azaba apfuye n'udazabi nyine urumva yuko azaba apfuye azasiga ububwa bwinshi no mu bayabyaye urarandagura atinze aho biza reka birabwiye nako so w'imbwa kuvuga ko kudapfa ubwawe uhagaze aho so abereye ikimbwa yarakureze ufite aho uhagaze nawe buze kuri we abuze kuba umugabane abereye ikimbwa nawe uraho kandi rero gutaba imbwa we umwita imbwa cyangwa bamwita imbwa uraho reka twumve genda balance noneho ijambo ugize amaboko ngo so w'imbwa so w'imbwa ntagapfe umuriho murabyumva hano mwari munzi oya niko yamuretse musaza hano ntabwo mwari muzi noneho uyu munsi rero muze kumenya yego nibyo ubu niyo hajya hehe isura yanjye mugiye kuyibona yego niba ndi umugabo murabibonye niba ndi imbwa biramaze yego siko bimeze none iyi saha rero muraje muranshimye niba mbaye imbwa niba mbaye umugabo biramaze icyo mushimye mujyanye yego ubwo we ni umugani wawe biracyakomeje ndashaka kumva umuntu wazanye umugani n'undi musaza urabyuka afite igisubizo cyawe ntabwo ibyaye twese mbabwira ibi ni bibiri simbwa ntagapfe hari na so umugabo gende babwira so w'imbwa ntagapfe bose barapfa noneho hakaba na so w'umugabo we agapfa waragapfa reka mbere kwa mbere yego simbwa ntagapfe dore ikintu gisobanura niba mushyira mu bwonko murabyumva niba ndi umukene hari nkuguca inshuro b'abahungu bacu bazi ibigendeye bagiye guturongera bagiye mu byabo ariko jyewe nagiye guca inshuro y'icyo uza kuza urya nanjye n'icyo uza b'abagabo bose iyo mpfuye nayo nkuca inshuro ntabwo uba ukiri icyo gihe ntabwo uba ukiciyemo ntukiciye nicyo kivuga ngo isonga so w'imbwa ntabwo aho ngaho barabaho bati iri mu muhanda rwose so w'imbwa y'agapfa rero niba nk'ubu ngize reka niwe so w'imbwa aragapfa afite ibintu ariko simbirya simbiryaho ndabyikanyijeho ariko iyo upfuye mbona uburenganzira cyane cya bintu nkabona uko dukora
umusambi niho bitandukaniye. niho bitandukanye nawe se w'imbwa apfuye yamugije inshuro tujya nawe bimuka niba niba ugahemuka bakanakwica ni nawe uburimbwaga yego nyine ariko iyo ufite imitungo uvaho ngo nibyo niriya mbona uburenganzira yego mbona ibyo niriya imbuto dutanga ubu akibaha agurisha ufite nka mu rugo uvaneho ugurishe uburyo utamagura yego yawundi yewe ijambo avuze ndaryumvise kandi numvisha ni nabyo, ariko hari ikintu nshaka kumaza kuko tuba turi kuvuga ku mirerere y'abana uko abana barerwa. Muri make hari icyifuzo wenda reka mbere ku bamama twagize imana icyo kintu uri mu rwaje kukivuga tubizi iby'abakera by'abana bakenda bubu ibyo abana bakora bakoze umuco ni uburere ubuse ntibarira abantu barese ngo bumve bose babumva nyine ko ari cyo kibazo kuko hari ababifite kuko barahari. ujya wumva icyo bita umuco cyarerekanwe n'aho ariho hose ndashaka kubaza uyu mubyeyi nubwo yageze akagenda aragarutse imana ishimwe. njye ikintu ushaka kubaza ubundi wenda mwe muri hano murabibona navuga ko nta terambere riri hejuru cyane nk'iriri hariya mu mujyi cyangwa ahandi hantu. ubundi uburere mwe mwumva nyine umwana akwiye guhabwa kugira nyine akure nk'uko umwifuza uba wumva ari nk'ubu n'icyo umwana akwiye gukura ku mubyeyi cyangwa kuko ni wowe umukuza akiri muto kugeza akuze byanga bikunde uburere umwana afite aba yarabuvanye ku babyeyi akenshi. njye niko mbibona kuko ntabwo aba yaribyaye aba afite n'ikihe kintu mwe mubona cyagakwiye kugaruka uvuga ati iki kintu cyagakwiye kugaruka mu mirere y'abana nyine kugira ngo tugire wenda n'urwo rubyiruko rukunda igihugu rukunda n'uwo muco rufite n'imirimo ifatika nyine mizima. ni iki muba mwumva nyine cyagana ndashaka umubyeyi uwa kera urashaka uwa kera cyangwa urashaka ni umwana w'ubu cyane umwana wa kera uwa kera cyangwa reka turebe ubu ngubu rero umwana w'ubu ngubu ntabwo ni umwana wo hambere. umwana w'ubu ngubu avuka azi kubara amafaranga amara kumenya ubwenge aba azi ko ifaranga arabizi. umwana wa kera narinze ngera mu mwaka wa 6 ntambara n'inkweto wa 6 umwana w'ubu ngubu aravuka ukamenya anuzi ugafuremba ku buryo atagaragara. kera se yarambara umwana wa kera ntiyambaraga n'inkweto yambaye inkweto kuhagirwa bakamusiga baramukarabyaga bakamusiga amavuta y'imvi bakamusa amavuta y'inka basiga umuntu ntiyabyemera nawe ndetse no kubyara n'ubwanwa amavuta ese wumva ibyo bintu byari byiza we mu gihe cyacu byari byiza ndetse nta n'icyo byabatwaraga ariko yazeke amavuta y'inka twarayisigaga ukajya kuvoma buri wese azi ko yisize bose bakicara mu ishuri bose bishije bakajya kuvoma nawe umwica bose bumva ko bahumura wayakuze aranuka. byanga bikunda hari ingingo umusaza yavuze njye numva yakagarutse kuko niba inka zaracitse ayo mavuta ntiyavaga ku nka rero bizana ubusukane muri make niko iryo jambo rihagarara ntizacitse ariko birakendera iyo ujya kubona oya inka zirahari ntabwo bikendera ahubwo iterambere ryirushaho kwiyongera byungutseho kumenya ko korora gukomeye kurusha nubwo zitakiri rwaserera ariko twize no kuzigaburira nk'uko natwe twigaburira mu kiraro bizacika bite biratandukanye ugaburira inka nk'uko wigaburira ngo umenye ko ifite akamaro. hasi ikibazo nuko ibintu byacitse ubutaka bwavuyeho aho kuragira n'ahari ifite amata yo guha ifite ifumbire ubutaka iragaburira ubutaka bwawe ugomba kumenya ko agaciro k'ubworozi wakura ibijumba ukayishyira nibyo bizima. none aho tugereye nibyo tugezemo kubera ko ijambo nyamukuru nibyo bizima gutekereza neza ntabwo kuko inka zabagaho kera zarohokaga zikagira amata aryoshye n'amavuta meza ariko kuri iterambere turimo tugomba korora mu biraro wabyemera utabyemera wenda ibizima n'ibyabanje ariko tugomba kugendera ku itegeko
ukumva ko amata ari meza n'ifumbire ari nziza. yego kuko birafashanya duhe inzira reka muzehe yabaye inzira ni nayo mukuru duhe inzira ni nayo mukuru muzehe nimureka akomeze yabaye oya ariko byanga bikunda ni nayo mukuru uyu musaza niyo mukuru utazi ufite ingahe yewe ni kugenda watangaza oya nta kibazo yanditswe kuva mvutse uwo munsi navukiye bajya kubitanga ripoti ubwo maze kuvuka umuntu ariruka ajya kubivuga sinakubwira ibyo gutarama ajya kubivuga aho bataramiye kuko niho ababyeyi banjye bari bagiye mu bitaramo abivuze abapadiri bandika ubwo isaha n'umunsi navutseho bajya kukwandikisha kwa padiri bari baguhetse barigenza nawe kuvuka we warabibwiwe ndakubwira uko babivugaga ko umuntu yavuye maze kuvuka ajya kubivuga igitaramo cyarimo n'abapadiri nubwo batangiye kwandika abavutse ubundi bavugaga ku rukata rw'amavuta mu ihinga ry'ibishyimbo ariko kuva mvutse imyaka ntiyanyina wavutse muri kangahe ndayifite imyaka muri kangahe 80 ndayifite hari abantu turi kumwe tungana bajya kuvuga ko afite imyaka 50 umuntu tungana ureba akavuga imyaka 50 njye mfite 80 kuko yabaye Uganda irarenga 50 mfite 50 uri umusore ihita ubishyira kuri mashini y'irindwi na gatatu bitanu n'umwe igendeye ubwo yabayeho neza njye mfite imyaka muzehe nawe ari muri 70 n'irangamuntu yanjye nigera bitanu n'umwe igendeye n'umurikiye ni umusaza nose umusaza yakoresheje ibihe bantu ko abantu bageze muri iyo myaka atakinatambuka uzi se icyamure uyu nguyu yavutse noneho igihango gatoya aragenda yinywera amata imvaruganda ubasha niko wamwana wumva ko utavunika uvuye iwanyu utanavunitse uvuye iwanyu wanywaga amata igiti tubajya tukanagura akavanyu navuye iwacu maze sinavunika ndabona agacupa gasa amata yo ni meza nagize n'impano niko babashyiremo icupa rirahari nagize n'amahirwe mbona impano yarangiye aragenda asoma n'indore ukora ndahabwa n'ubu ndahira abahima ndahira abanyarwanda bacu ndahira mbande bampaye impano zirahari nta kubeshya koko nagezeyo naravunitse rutaremara umva nawe uko kudavunika mu mutima hababaye utagera iwanyu n'ibikorwa umurimo ugezeho wose w'agahato nageze naho njya gusaba akazi muri kitori aho hantu abanyoro n'abatora mwita kabarega aryumvise atangira kunyingirira wabyitekerezaho nk'uko kabarega mubyumva uryo ntimuzi dufatanye bo twebwe inaha tuzi ko ari iryo zina bo rero bazi ko kabarega ka bunyoro yari umukama wabo umukama harya byabaga nk'umwami byavuyemo nuko umuntu nagiyeyo mpabwa akazi mu minsi mike akurikirana iryo zina ryanjye ambana ahantu yakoraga bitewe n'umuntu wari ubwuhina ariko abantu bagenda nabitinya n'umukobwa wa Habyarimana yicaye ahantu hasi mu peburiga ahantu areba arambona hejuru na ntunganya amadirishya y'inzu ntunganya y'itebe wakoraga amasuku muri hoteli aho abantu bashobora kugira bishakiye kwicara abafite uko bameze umukobwa arandeba
yari kumwe n'umuzungu wo mu gitabo ngiye kubona bukeye bwaho uwo mutora kataraza ati jyewe ubwo anjyana kujya gukora mu zone yiruka n'umukozi ahagarika umukozi wahakora ngo njye gukora mu ese imirimo nakoraga kuri aho kuki uzakunya ngo jyewe nanjye ugera njya kubisuzuma ariko jyewe nagira ngo mbeho umuntu akorera ubuzima ninjyayo nkagaruka sinjye simwe hari amahuriro y'ubuzima ariko bigira impaka ati ndataha ndakora njya gukora mu famu nakora mu masa y'inka nakora amasaha neza niko byabaye ariko ni abantu barasuzugura umuntu arakureba akakwitaka kandi koko najyanye n'inzoga umukobwa wanjye ariko turiya muntu ntabwo byubaza yasaga naho umukobwa bariya agakabutura kagufi n'ishati iyi ni fomu z'ihoteli ati uriya aba yabonye yagiye no ubwo batangiye ndahavanwa kubona ari ubuyobozi bw'imyaka cumi n'abanyarwanda ureba twagize ibikomeye n'amateka akomeye cyane akakureba bikamubaza neza hari igihe mba namamaga ibishyimbo mu modoka